ndakwingingira Imana yo mu ijuru ngikongorera uburyo ukwiriye kugenda muri kwezi kwa karindwi, uburyo uvuga, uburyo ugambirira, uburyo ukora, ibyo ugerageza kugeraho byose ugendane n'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana niribana nawe uzagenda unesha, aho wari kugaragara utsinzwe uzanesha mu izina rya Yesu. Hanyuma aha nyine iyereko, ushobora kuba nta kazi ufite, ariko muri uku kwezi sengesho ndi kugusengera Imana niguha akazi. Ushobora kuba nta mibereho ufite, muri uyu munsi ukaba ugenda uri kubona umeze nk'umuntu utuzuye, ariko guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi kugeza ibindi bihe bizaza, Imana nikuzuze mu izina rya Yesu. Ushobora kuba ufite uburwayi, ukaba wumva uburwayi bukugoye, ugenda wumva utuzuye, ugenda wumva utishimye, ugenda wumva utanezerewe. Muri uku kwezi Imana iguhe kuzura mu izina rya Yesu, ugire ubuzima buzima, ugire ubuzima bwishimye, ugire ubuzima bunezerewe mu izina rya Yesu. Umaze igihe kinini cyane ndashaka gukura umugisha wanjye kumana, kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona. Ndashaka gukura umugisha wanjye kumana, kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona. Nta hantu ufite uzigame, wazigama 5, wazigama 5, wazigama 100, byose finally biragenda bikazagera kure, bikabyaramo inzu nziza. Niyo wazigama ifaranga rimwe rirahagije ko ari igihe kizagera iryo faranga rikagira agaciro, kuko n'abafite amamiliyari batangiriye umugisha. Mu izina rya Yesu mbatuyeho kugira umugisha wo kugira ibintu, mbatuyeho umugisha wo kugira ubwiza n'icyubahiro, mbatuyeho umugisha wo kugira ubutunzi kandi bagatanga, mbatuyeho umugisha wo kuba umugisha mu buryo bw'umwuka, mu mirimo bakora itandukanye bakaba umugisha Mana. Ubukene bakennye Mana, aho babonaga bacagase, hari ababonaga nta miryango bafite, ubaha imiryango. Hari ababonaga Mwami Imana nta mafaranga bafite, ubaha amafaranga. Hari ababonaga Mwami Imana mu buryo ndashaka gukura umugisha wanjye kumana, kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona. Ndashaka gukura umugisha wanjye kumana, kandi mfite ibyiringiro ko nzawubona. Murakoze cyane. Dushimiye Imana yongeye kuduha umwanya wo kuba imbere y'Imana tuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana ituremeye dukwiriye kwishimiramo, nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba ngo mu bibaho byose duhore dushima kandi duhore tunezererwa Imana. Ushobora rero kuba ufite wenda ibikugoye cyangwa se ibikuruhije, ariko ibikoraho yuko Imana ikwiriye gushimwa cyangwa se gupfukamirwa muri byose, kuko niyo yaremye byose, niyo yaremye umwana w'umuntu, nawe irakurema kandi igufiteho umugambi mwiza, yiteguye no gukomeza kukugirira neza. Uyu munsi rero tugarutse n'ubundi kugira ngo twongere tubaheshe umugisha muri uko kwezi kwa karindwi. Reka ariko mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana tubanze dushimira Imana, kuko yaturinze ikabana natwe kandi ikitugejeje kuri iyi minsi, tukaba tugikomeye ndetse dushimira Imana. Mana nkuru, turagushimiye mu izina rya Kristo, tuguhaye icyubahiro kuko ni wowe wera, ni wowe ukiranuka, ni wowe uvuga bikaba kandi ni wowe utegeka bigakomera. Turagushimiye ko utegetse Mwami kugira ngo tube imbere yawe mu ijambo ryawe. Reka rero ubane natwe, udufashe, ufashe abagiye kuryumva, aba hafi, abakure, abaryumva nonaha n'abazaryumva ikindi gihe. Mana, rizabagiremo imbaraga kandi rizahindura ubuzima bwabo. Urakoze Mwami, turagushimiye yuko umwuka wera n'imbaraga zawe no kwera no gukiranuka bibana natwe kandi bikabana n'umuntu wese uri kutwumva. Ngacyo n'ikibi cya mu izina rya Kristo Yesu. Amen.
murakoze rero, Imana ibaha umugisha. Ni ijambo ry'umugisha ritangira uku kwezi kwa karindwi twinjiyemo. Ni ukwezi kudasanzwe, ni ukwezi navuga ngo ni ukwezi kw'imigisha, ni ukwezi ko kunesha, ni ukwezi ko gushimira Imana ko hari ibintu byinshi ikoze ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu. Ari nayo mpamvu nkwifuriza kugira ngo tubane muri iri jambo, uryumve, urikurikirane, kandi ugire ibintu watura, kuko kwatura kugira imbaraga, kwatura kurarema, kwatura kurema ibintu bikabaho. Kandi ibyo bintu ntago ari ibimara igihe gitoya, ahubwo ni iby'igihe kirambye, kuko iyo watuye ukatura neza, ibyo watura bikubaho, bikazagera no ku bandi, bikagera ku bana bawe, bikagera ku muryango wawe, ku gihugu cyawe, ku idini cyangwa se itorero ushobora kuwusengeramo, ku mugabane, ndetse no kugera ku rwego rw'isi, kuko Imana yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo gutegeka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubasha gutegeka umusozi ukatwumvira, ugakurwa hawo ukaba watabwa mu nyanja. Rero ndakwinginze kugira ngo kubwira ijambo tugiye gutangirana n'ukwezi rizakubere ijambo ry'inkomezi, rizakubera ijambo ry'ubuzima, rizakubera ijambo ry'umugisha, kugira ngo uzabashe kugera kuri byinshi kandi ugere kure uri kumwe n'Imana. Kuko iyo umuntu atangiranye n'Imana agasozanya n'Imana, nta kintu cyiza nk'icyo ngicyo. Rero mu bintu ndi bugukangurire ni kwatura ibyiza. Of course hari ibikugose, hari ibikugoye, hari ibigaragara nk'imisozi, hari ibigaragara nk'inkike zikomeye kuzitambuka ku buryo bigoye kuri wowe no ku buzima bwawe no ku bawe no ku gihugu cyawe, ariko hari imbaraga z'Imana zishobora gutuma ubasha kubitambuka, ugakomeza urugendo, ukagenda uririmba. Abisiraheli igihe kimwe ngo bageze ku nyanja, imbere hari inyanja, iruhande rwari imisozi, hari imisozi, inyuma hari ingabo za Farawo. Nabasha kugereranya n'ibintu ubamo muri buno buzima busanzwe. Hari igihe utangira gukora ikintu uzi ko ari ikintu cyoroshye, uzi ko ibintu bizagenda neza, ariko wagera imbere gatoya ugatangira guhura n'intambara, ndetse ukabura n'inzira, rimwe na rimwe ukaba waniryamira ukavuga ati ubwo nyine nuko bigenze, reka mbyihorere. Ariko ndakwinginga ngo ntucike intege, ntunanirwe, uhore watura ibyiza, ugerageze ukore, kandi uzabigeraho mu izina rya Yesu. Kuko iyo uri kumwe na Yesu uba uri umutsinzi kurushaho, uba uri umuneshi kurushaho, kuko ubasha kunesha ibigaragara n'ibitagaragara. Ibyo turwana nabyo bigaragara mu buryo bw'umubiri, ibitagaragara mu buryo bw'umwuka, nabyo ubasha kubinesha, kuko Imana yacu ifite byose. Kugira ngo rero dutangire, nagira ngo nkubwire ku mubare 7. 7 ni umubare w'Imana. Ubundi ni umubare w'Imana. Ubundi iyo urebye muri Bibiliya usanga umubare 7 uboneka muri Bibiliya inshuro zigera kuri 735 muri Bibiliya. Rero Bibiliya ni umubare ukomeye cyane, uvuze byinshi, kuko uvuga ubwuzure cyangwa kuzura. Ni ubwuzure bw'Imana mu yandi magambo, nicyo kintu nshaka kukubwira. Kandi ni ukuzura mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo mu buzima busanzwe, mu buryo bw'ibifatika. Kuko mu buryo bw'umwuka niho hantu hakomeye, ariko no mu buryo bwo mu bifatika nabyo birafatika. Ni ibintu byuzuzanya, iyo byuzuzanyije biba byiza cyane. Umuntu ashobora kuzura mu buryo bw'umwuka, ariko abantu bajya mu mubiri bamurebeye mu bifatika bagasanga ni umuntu ushobora kuba yatukisha izina ry'Imana. Ariko ibyo ntibikwiriye kukubaho, ahubwo ukwiriye kuba wuzuye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kuko nibwo umuntu aba agaragara kuko kw'Imana ayubahishije kandi bimeze neza. Umuntu ashobora kuba afite ibifatika bya hano mu ino si, kuba aguwe neza, kuba afite ubutunzi,
kuba abantu bamwubashye, afite icyubahiro, ariko akabura igice gikomeye cya spiritual cyo mu buryo bw'umwuka. Ni mu buryo bwo kubaha Imana, kubana n'Imana, kugendana n'Imana, kuvugana nayo, kubukorana nayo. Ibyo bintu iyo bibuze uko ari bibiri, biba ari ibintu bikomeye, kuko uba ufite gap muri wowe. Niyo ugenda urabyumva, niyo abantu bahuye nawe bashobora no kubikubwira, kubera ko haba hari ikintu uri kubura. Niko Imana yabiremye. Spiritual igomba kugendana na physical, uburyo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri bw'ibifatika, ni ibintu bigomba kugendana. Kuko Yesu yaravuze, avuga ijambo, aravuga ngo burya muzabamenyera ku mbuto zabo. Niyo mpamvu yari ari kuvuga ngo umuntu uri mu buryo bw'umwuka atangira kugenda bigaragaza mu bikorwa. N'iza mbuto rero ni kwa gukiranuka, ni kwa gukora cyane, ni kwa gukunda umurimo, ni kwa kwihangana, ni kwa kubabarira, ni kwa gukora ibintu bidasanzwe byananiye abandi, kubera ko bo nyine nta spiritual bafite, nta spiritual content bafite, ariko wenda bafite physical. Nanone iyo ufite spiritual content nta physical, nabwo uba ufite ikibazo. Ariko uyu mubare 7 harimo ubwuzure bw'Imana, harimo perfection y'Imana. Nkuko mubizi mu itangiriro, uhereye ku gice cya mbere, tubona uburyo Imana yakoreye muri uno mubare 7, ngo yakoze iminsi 6, ku munsi wa 7 hanyuma iraruhuka. Ngo ibyo yakoze byose, ngo ibirebye isanga ni byiza. Rero 7 ni umubare ukomeye, ari nayo mpamvu mbabwira ngo uku kwezi kwa 7 gukwiriye kuzuriramo ibintu byinshi, gukwiriye kuzuriramo imigisha myinshi, gukwiriye kuzuriramo gukorera Imana, gukwiriye kuzuriramo kubona bya bindi wabuze iminsi yatambutse, cyangwa se byakugoye ukabasha kubibona muri ino minsi ya none. Kuko 7 ivuze ubwuzure bw'Imana, kandi nibyo nkwifuriza, nanjye nibyo nifuriza mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nabyo nkwifuriza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Waba ufite akazi, waba utagafite, waba uri mu bigeragezo, waba utabirimo, waba uri mu ntambara, waba utazirimo, waba unezerewe, waba utanezerewe, ndagira ngo umwuzuro w'Imana ukuzure muri kuno kwezi mu izina rya Yesu. Ibyakugoye bitaruzura kuri we byuzure, ibyananiranye byuzure mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Numva ari cyo kintu nakwifuriza muri uku kwezi. Ariko reka twinjire mu ijambo ry'Imana, dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa ibice 6. Reka wenda duhere ku murongo wa 15. Hari amagambo avuga ngo ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6. Ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje ku nshuro ya 7, abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati, nimutere amajwi hejuru, kuko Uwiteka abahaye umudugudu, Imana itugirire neza. 17. Kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko maraya wa Rahabu abe ari we uzarokokana nabo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, kuko nimugikoraho muzazanira urugero rw'Abisiraheli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Murongo wa 20 haravuga ngo abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye
zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Imana itugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Aba ni Abisiraheli bari bari mu rugendo, ariko mu rugendo hari harimo intambara, hari harimo amakuba, hari harimo ibigeragezo. Iyi rero ni intambara imwe y'i Yeriko bari bageze, ariko Imana ibwira Yosuwa nk'umugaba mukuru wari uyoboye muri icyo gihe, akaba n'umuyobozi w'Abayisiraheli muri icyo gihe. Imana iramubwira iti, ubwo mugeze i Yeriko, ni umudugudu ukomeye, ni umurwa ukomeye, urubatse rwose, urakomeye, uzengurutswe n'ingabo, uzengurutswe n'amabuye akomeye yubatse inkike. Izo nkike zari zikomeye. Ubundi abahanga bavuga ko muri za komantere ngo hacagaho amagare 7 y'intambara. Nawe utekereze uburyo igare ry'intambara rya kera ryabaga ringana. Wenda muri uyu munsi rishobora kuba twarigereranya wenda na Burende, ariko izo nkike zari zubakitse zinakomeye ku buryo n'Abayisiraheli nabo babitekerezaga bakaberwa uburyo bashobora kuzinjira muri uwo murwa. Ariko kuko Imana yari yavuganye na Yosuwa yuko nibahagera hari ibintu bazakora. Icyambere yarababwiye ngo muzazenguruke inkike, muzenguruke inshuro 7. Wa mubare 7 uragaruka uvuga ubwuzure bw'Imana. Muzazenguruke inshuro 7 kandi mujye muzenguruka bucece. Ababwira ukuntu bazajya bagenda. Buriya iyo umuntu abana n'Imana, Imana hari ukuntu imwongorera uburyo akwiriye kugenda. Ndakwingingira Imana yo mu ijuru ngikongorera uburyo ukwiriye kugenda muri kwezi kwa 7. Uburyo uvuga, uburyo ugambirira, uburyo ukora, ibyo ugerageza kugeraho byose ugendane n'ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana niribana nawe uzagenda unesha, aho wari kugaragara utsinzwe uzanesha ni izina rya Yesu. Hanyuma aha nyine i Yeriko, Imana iramubwira ngo muzazenguruke inshuro 6, muzenguruke bucece. Abatambyi bajye bagira uko babigenza, hanyuma n'ingabo nazo zigira uko zibigenza, mujye mugendana n'isanduku y'Uwiteka. Muzenguruke bucece, musubire mu mahema yanyu umunsi wa mbere, uwa 2, uwa 3, uwa 4, uwa 5, uwa 6. Ku munsi wa 7 iramubwira ngo ku munsi wa nyuma muzazenguruke noneho inshuro 7. Ya 7 irongera iragarutse. Ni ubwuzure bw'Imana mu buryo bw'umwuka, ariko no mu buryo bwo mu buzima busanzwe, mu buryo bw'ibifatika. Kugira ngo uneshe nuko uba wuzuye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika. Kuko iyo utuzuye mu buryo bw'umwuka no bifatika, harimo abaza bakugerageza bagendeye kubifatika. Hari n'abashobora kuza bakugerageza bagendeye mu buryo bw'umwuka. Ngira ngo niba muzi ubuzima Yesu yabayemo, yagiye ageragezwa bakamugerageza mu buryo buri spiritual, ariko bakamugerageza no mu buryo buri physical. Ariko Yesu yagiye anesha kubera ko ntacyo yaburaga. Hari aho yageraga agatubura imigati, abantu benshi bakemezwa n'ibitangaza akoze. Hari aho yageraga akirukana za dayimoni mu buryo buri spiritual. Hari naho yageraga agategeka ikintu runaka, kubera ko spiritual ye n'uburyo bufatika byabaga byuzuye. Hari naho yagiye abwira Petero, aramubwira ati, Petero, abantu bari kuvuga ngo ntago dusora, genda ujye ku nyanja, ifu uri burobe urabonamo amafaranga. Ayo mafaranga ni ibintu bifatika, ariko kugira ngo ube powerful mu buryo bufatika n'uburyo bw'umwuka, nuko ubanza kuzura mu buryo bw'umwuka kugira ngo ubufatika buzaze bufite foundation. Ari nayo mpamvu mbwira abantu ngo niba utarakizwa wihutire gukizwa, niba utaramenya Imana ushake kuyimenya, kuko nuyisobanukirwa uzabasha kugera kuri byinshi, kandi uzaba wuzuye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika. Imana izaguha umugisha, Imana izakwagura, Imana izakugirira neza.
hari abantu twagiye tubona batubanjirije babayeho mu buryo bw'umwuka ariko no mu bifatika bafite ibifatika. Dufate nk'urugero nka Dawidi yabanaga n'Imana ari no mu ishyamba, akuzura umwuka wera, akaririmba, abadayimoni bagahunga kwa Sawuli, agakora imirimo n'ibitangaza, ariko yajya no ku rugamba akagenda yitwaje spiritual ariko no mu buryo bw'umwuka. Yagendanaga intwaro zifatika, akarwana kandi akanesha. Hanyuma rero Abisiraheli hariya i Yeriko ngo barazenguruka, ariko ku nshuro ya 7 ngo bazenguruka 7 barangije ngo bararangurura, baravuga cyane ngo hanyuma Uwiteka ahita aridura za nkike zikubita imbere yabo, ngo buri muntu wese yinjirira imbere ye, baragenda batera umurwa, ngo barawica, barawurimbura, ngo barangije bakuramo ibintu byerejwe Uwiteka babijyana mu bubiko bw'Uwiteka. Imana itugirire neza. Ndagira ngo niba hari ibintu bikugoye muri iyi minsi cyangwa se muri uku kwezi, utangira ubwira Imana ngo Mana ni wowe wenyine ubashije, nyuzuza mu buryo bw'umwuka ariko unanyuzuze mu buryo bw'umubiri, kugira ngo mbashe guhagarara ntatsinzwe mu buryo buri spiritual ariko no mu buryo bw'ibifatika. Kandi Imana izakuzuza, Imana izakugirira neza, izagushoboza mu izina rya Yesu. Nibyo ndi kukwaturaho kugira ngo uku kwezi kukubere uko kuzuzwa mu izina rya Yesu. Wuzure mu buryo buri spiritual no mu buryo bw'umwuka. Uko kuzura kugendana n'imigisha iyo mu bumana, Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12, dusome umurongo, duhere ku murongo wa 2, ariyo magambo nshaka ko kwaturaho muri kuno kwezi kwa 7, kugira ngo Imana ikwagure, iguhe umugisha, ikugirire neza, iguhindure udasanzwe. Uku kwezi ibyo utabonye ubashe kubibonamo, ibitari byuzuye byuzure. Niba utari ufite umugabo, Imana ikuzuze ugire umugabo. Niba utari ufite umugore, Imana ikuzuze ugire umugore. Niba utari ufite agakiza, Imana ikuzuze iguha agakiza. Niba utari ufite ibifatika, ibintu, amafaranga, ubutunzi, icyubahiro, ubukire n'ibindi byose, Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Kuko ni Imana itanga, itimana, itishama. Mu yandi magambo, ifite byose, ifite ubutunzi, ifite icyubahiro, ifite ubwiza. Nta kintu na kimwe ushobora kwiburana iyo ubanye nayo ku manywa na nijoro. Aya ni amagambo ngiye kubasomera y'umuntu bita Abraham. Yari akitwa Abraham, ariko Imana yaramuhagurukije iramubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka. Nzakugirira neza, nzaguha umugisha, nzagendana nawe, nzaguhindura udasanzwe. Nibyo bintu tugiye gusoma. Nawe ndakwifuriza ngo muri uku kwezi Imana iguhindura udasanzwe mu izina rya Yesu. Birashoboka ko wenda iwanyu nta bantu bigeze baba badasanzwe, ariko wenda kwifuriza kuba udasanzwe mu muryango udasanzwe, mu gihugu cyawe, mu idini usengeramo cyangwa se itorero, n'ahandi naho ukandagiye ube udasanzwe. Ayo magambo aravuga ngo Itangiriro 12 umurongo wa 2, reka bariho duhera. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iri ni ijambo rikomeye. Ntago nzi ubwoko urimo, ntago nzi n'ahantu barizwa, ntago nzi n'igice uherereyemo, ariko igice cyuherereyemo cyose Imana iguhindura ubwoko budasanzwe. Imana iguhindura ubwoko bukomeye. Ntago ushobora gukomera utuzuye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ibifatika. Ntago bishoboka, kuko umuntu ashobora gukritika igihande kimwe, ikindi ugasanga ufitemo weakness, ariko Imana iguhindura ukomeye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ibifatika. Uraba wuzuye, kandi gukomera kwawe kuraba gufite ishingiro, kuraba gufite foundation. Nta muntu uzagukritika kubera yuko aho azagerageza guca azasanga umurenze,
azasanga wowe wuzuye kubera ko uri kumwe n'Imana, kandi Imana niyo itanga byose. Imana itugirire neza. Aburahamu yumviye Imana kubera ko yari imubwiye ngo nzaguhindura umuntu ukomeye. Mu isi nta muntu utifuza kuba umuntu ukomeye, nta muntu utifuza kuba umuntu w'agaciro, nta muntu utifuza kuba yavukira wenda mu miryango y'abami cyangwa se abantu bakomeye. Rero ibyo ngibyo bifatanyije no kuba uri mu buryo bw'umwuka ubu udasanzwe, kandi nibyo ndi kukwaturaho mu izina rya Yesu, ngo ube umuntu ukomeye kandi utangire ubyature. Ugenda uvuga ngo ndi umuntu ukomeye, ugenda uvuga ngo ndi umuntu udasanzwe mu muryango wanjye, ugenda uvuga ngo ndi umuntu udasanzwe mu gihugu cyanjye, ugenda uvuga ngo ndi umuntu ukomeye. Utangire ubyature, ubigendere, ubyitwaremo nk'uko ukwiriye kuba umuntu ukomeye. Umuntu ukomeye agira uko agenda, umuntu ukomeye agira uko avuga, umuntu ukomeye agira uko atanga igitekerezo, umuntu ukomeye agira uko yambara, umuntu ukomeye agira uko yirinda, umuntu ukomeye agira uko yitwara. Nibyo nkwifuriza mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba i Golgota, natwe tugahabwa agakiza kugira ngo tujye tukagenderamo. Imana irongera ibwira Aburahamu, iramubwira ngo nzogeza izina ryawe. Imana yogeza izina ryawe mu izina rya Yesu, kubera yuko wamaze kuba ukomeye. Imana yogeza izina ryawe. Birashoboka ko izina ryawe ritogeye, nta n'umuntu urizi, nta n'umuntu urisobanukiwe, no ku icyake wenda ntibanakuzi, no mu mudugudu ntibakuzi, no mu murenge ntibakuzi, no ku itorero ntibakuzi, n'ahantu hose ushobora kuba utazwi, ariko biracyashoboka yuko Imana yaguhindura umuntu udasanzwe, izina ryawe rikamenyekana. Bishobora guca kuri wowe, bishobora guca ku bagukomokaho, rishobora guca ku bana bawe, rishobora guca ku mugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ntago nzi uburyo Imana yabikora, ariko ni ibintu bishoboka. Ndasenga ngusengera ngo Imana yogeze izina ryawe mu izina rya Yesu. Izina rya Aburahamu ryarogeye. Uyu munsi dusenga mu izina ry'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, abo ni abamukomokaho. Rero nawe ushobora kuzaba umuntu izina ryawe rikamenyekana, ukaba umuntu uhesha abandi umugisha, kuko wabaye umugisha mu gihe cyawe. Irangije irongera iramubwira ngo uzabe umugisha, uzaba umugisha. Agenda ari umugisha. Nibyo ndi kugusabira ngo ube umugisha muri uku kwezi mu izina rya Yesu. Utangire ube umugisha. Aho utari umugisha ube umugisha. Aho utari uw'icyubahiro ugendane umugisha. Mu buzima bwawe ugira umugisha. Uyu mugisha ntushira, ntugajuka, ntucuyuka, mbega ntugabanyuka, uhora ari umugisha w'iteka ryose. Niwo ngusabira, niwo nkwifuriza ngo Imana ikugire umugisha, ube umugisha. Nuryama uba uri umugisha, nuvuga uba uri umugisha, nutanga uba uri umugisha, nukora uba uri umugisha. Niba uri umugisha, ibintu byose bizagenda neza. Nkwatuyeho kuba umugisha mu izina rya Yesu. Wowe umugisha, amagambo yawe nuyavuga azaba ari umugisha uri gutanga. Nugira icyo utanga kizaba ari umugisha, nugira icyo ukora kizaba ari umugisha, kubera ko Imana yaguhinduye iki? Umugisha. Imana itugirire neza. Babwire ko aha hantu hari igihe Aburahamu yahagurukanye na Loti, noneho igihe kiragera ngo abashumba babo barashyamirana, bagira ubushyamirane. Ariko kubera Aburahamu yari yarabwiwe umugisha, yari yarabwiwe ko azagira umugisha, arangije abwira Loti, aramubwira ngo Loti, nta mpamvu yuko tugira icyo dupfa kandi turi abavandimwe. Nyemerera uhitemo, nujya ibumoso ndajya iburyo, nujya iburyo ndajya ibumoso. Ngo arangije Loti ngo ahitamo ahantu hari hanetereye cyane, hari icyanya cy'ubwatsi bwiza, kubera nyine bari abatunzi. Aravuga ati hariya niho mbona heza, reka Aburahamu nawe murekere hariya hameze nk'ahumye. Ariko Aburahamu kubera ko Imana yari yaramubwiye umugisha, ntago yari kubura umugisha kubera ko agiye ahantu mu butayu. No mu butayu umuntu ahora ari umugisha, akagendana umugisha, ahageze hose agahinduka umugisha, kuko yamaze kuba iki? Umugisha. Rero ndakwifuriza kuba umugisha, kuko umugisha uragukurikira, ukagendana nawe, n'ibyo ukora byose bikaba ari umugisha. Rero nkwifurije kuba umugisha muri kuno kwezi n'ibihe byawe byose, kandi ube wuzuye. Imana itugirire neza. Hanyuma inkuru ukuntu zarangiye, ahantu Loti yaje guhitamo
niho haje kuba Sodomu n'i Gomora, muzi ukuntu Imana yaharimbuye. Rero Aburahamu we igice yari arimo cyakomeje kugira umugisha nyine kubera we yari umugisha Imana yamuvuzeho umugisha. Ndakwaturaho umugisha mu izina rya Yesu, ndakwaturaho kuba umugisha, ndakwaturaho kuba umugisha w'ubutunzi, ndakwaturaho kuba umugisha w'ubwiza, ndakwaturaho kuba umugisha w'icyubahiro, ndakwaturaho kuba umugisha wo guhesha umugisha abandi mu izina rya Yesu. Kubera ko wamaze kwakira Imana, ukamenya Imana, ukakira Imana muri wowe, ukwiriye kuba umugisha kuko wuzuye mu izina rya Yesu. Arongera amubwira irindi jambo, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Iyo umuntu ari umunyamugisha ntago umuntu ashobora kukuvuma, ahubwo ugusabiye umugisha arawugira, arawuhabwa, kubera ko wowe uri umunyamugisha. Mwibuke uburyo umuntu bita Balamu na Baraki bagiye kuvuma Abisiraheli, kandi Imana yo yabavuzeho umugisha, abatuyeho umugisha. Ni ubwoko butura ukwabwo, ni ubwoko bw'abanyamugisha. Iyo umuntu ari umunyamugisha nta muvumo ujya umufata. Umwanditsi w'imigani yanditse ijambo aravuga ngo umuvumo w'ubusa, yaravuze ngo nk'uko igishwi kijarajara, ngo kandi nk'uko intashyi iguruka, ngo ni nako n'umuvumo w'ubusa utagira uwufata. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu ari umunyamugisha, niyo wamuvuma akajana, umuvumo ntumufata, kuko we yabaye umunyamugisha w'ibihe byose. Hari story y'umwana umwe nigeze kumva, yashakaga ubutunzi bukomeye cyane, yaravukiye mu muryango w'abatambyi cyangwa se w'abizera Imana, bari baramusengeye bamwaturaho kubana n'Imana no kugendana n'Imana. Ariko igihe kigeze ashaka ubutunzi, yinjira mu bapfumu, yinjira muri iyo myuka ashakisha ubutunzi. Ariko ahantu yageraga hose baramubwiraga ngo we ntabwo uri uwa hano, kuko wowe icyo wakora cyose ntibishoboka, kubera yuko wamaze gutambwa mu bundi buryo. Wowe ugomba kwegurirwa ubwami bw'Imana, nta kindi cyo twakora byose cyo ari cyo cyose nta kontrole tugufite. Umwana yari yarakiriye umugisha w'uko ababyeyi bamushyize mu maboko y'Imana. Rero nkwifurije kugira umugisha. Nugira umugisha ntawe uzakuvuma, ntawe uzakuroga, ntawe uzakuroga inyatsi, ntawe uzakuteza bya bintu bigira abantu ingaruka, ahubwo uzahora uri umunyamugisha. Ugusabira umugisha azawugira, ndetse n'ugerageza kukuvuma ahubwo niwe uzagira ibibazo kurutaho. Nibyo ndi kukwifuriza ngo muri uku kwezi kugeza n'ibihe byose, Imana ubane n'umugisha, ugendane n'umugisha, uryamane umugisha, uwiyorose, ubyukane nawo, wicarane nawo, aho ugeze hose uba uri umugisha, kubera yuko Imana yacu itanga umugisha. Imana itugirire neza. Arakomeza aravuga ngo kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Nawe wumvira ijambo rikomeye, ndakwifuriza kugira ngo muri wowe habemo guhesha umugisha isi yose. Aburahamu igihe kimwe yari ari gusenga, abwira Imana ngo Mana, ese nusangamo abantu 50 uraharimbura, ese nusangamo 45 uraharimbura. Ngo agenda amanuka aza kugarukira ku mubare mutoya, ariko byerekanaga yuko Imana we yabaye umugisha, Imana imwumva. Avuga kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Iri jambo rwose ni ijambo rikomeye. Aburahamu yaramubwiye ngo Imana mu miryango yose yo mu isi nizahererwamo umugisha. Ngira ngo muri iyi minsi n'ibihe byose dusenga mu izina ry'Imana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, byerekana ko duhererwa umugisha muri iryo zina rya Aburahamu. Nawe ndakwifuriza ngo muri uku kwezi, uhereye none kugeza ibihe byose, Imana itangire gutanga umugisha binyuze muri wowe. Iyo umugisha abo musengana, iyo umugisha abo muririmbana, iyo umugisha abo mubana, iyo umugisha abo muvukana, iyo umugisha igihugu cyawe, iyo umugisha umugabane wawe, iyo umugisha isi yose biturutse kuri wowe. Waba umugisha mu buryo buri spiritual, waba n'umugisha mu buryo bw'ibifatika. Nkwifurije kuba umugisha muri byose kandi ugahesha abandi umugisha. Urugero rutoya wenda nabaha,
mu buryo bw'umwuka ushobora kuvuga ijambo rikazura benshi, rigakiza benshi, rigahumura impumyi, rigahagurutsa ibirema, abantu bari mu byaha bagakizwa bakaba bazima. Uwo ni umugisha, ubwo uri umugisha. Ushobora kuririmba abanyamibabaro bakavanwaho imibabaro yabo, bakava mu bwirabure bakinjira mu gushima Imana no kunezererwa Imana. Uri umugisha rero. Ni ukuvuga ngo impano yawe iyo ari yo yose yo mu buryo bw'umwuka wayikoresha kandi ikagira umugisha ku bandi. Yikoreshe, utangire uyikoreshe, ariko no mu buryo bw'ibifatika nabwo bumugisha. Bera abandi umugisha. Umuntu utangiza business, umuntu ukora business, umuntu ufite entrepreneur initiatives, ugira umumaro. Nuha abandi akazi uzaba ugize umumaro. Aho ni mu buryo bw'ibifatika. Kandi uko uzitwara n'uko uzagenda ubana nabo bazagenda bavuga ngo uyu muntu yatubereye iki? Umugisha. Hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abakene, hari abantu bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Wababera umugisha muri ubwo buryo, kubera ko ukwiriye gukora mu gihe cyawe. Uku kwezi rero kukubera ukwezi ko kuzura mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kuko Imana ni byose, ifite byose, nta kinanira mu gihe cyashyizweho. Nubana nayo, nugendana nayo, Imana izakugirira neza. Tugana ku musozo, ndagira ngo nkwifurize kuzura mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika. Ukaba uri umuntu wuzuye ku buryo na critics zose zishobora kuza zisanga uri umuntu wakomejwe n'Imana, ufite urufatiro. Ba Dawidi barakizwaga ariko bagakora n'indi mirimo isanzwe. Barayoboraga. Dawidi yabaye umwami, yajyaga ku rugamba, yakoraga imirimo myinshi, yararirimbaga, yakoraga ibintu bigiye bitandukanye. Rero yagiye aba umugisha. Ndibuka igihe kimwe ajya ku rugamba arwana na Goliyati, yaje kumwica. Abisiraheli batangira kuririmba, batangira kumuririmba kubera ko yabaye umugisha mu Bisiraheli, Imana imukoresheje. Niko ba Yesu byagiye bibagendekera. Niko nawe ushobora kuba umugisha, ukaba umumaro, ukagira umumaro abandi. Ibyo ukora bikaba ari ibintu bitanga umugisha, by'umugisha kubera ko bifitwe n'umuntu w'umugisha. Imana itugirire neza kandi Imana itwuzuze muri uku kwezi kwa karindwi. Ngira ngo by'umwihariko ku gihugu cyacu niho tuzaba turi kwizihiza Liberation Day cyangwa se umunsi wo kwibohora. Ndagira ngo Imana muri uku kwezi ikubohore ibyari bikuboshye, ibyari bitumye uba imbata, ibyari bitumye ucishwa bugufi, ibyari bitumye uba umuntu wo hasi, ahubwo ugira umugisha, uba umuntu wo mu buryo bwo hejuru, umuntu w'agaciro, umuntu uhesha abandi gaciro, umuntu wihesha agaciro mu buzima bwawe, wihesha agaciro. Ubiharanire, ubikorere, ubirwanire, uri kumwe n'Imana, wuzuye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Uzaba udasanzwe, uzaba umugisha, izina ryawe rizogera, uzagera kure, uzaba udasanzwe, n'abagukomokaho n'abari iruhande rwawe bose bazagira umugisha, kubera yuko uri umugisha. Imana yaguhinduye umugisha kandi wuzuye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibishimire. Ntago nzi bikugoye, ushobora kuba nta kazi ufite, ariko muri uku kwezi sengesho ndi kugusengera Imana niguha akazi. Ushobora kuba nta mibereho ufite, muri uyu munsi ukaba ugenda uri kubona umeze nk'umuntu utuzuye,
ariko guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi kugeza ibindi bihe bizaza, Imana nikuzuze mu izina rya Yesu. Ushobora kuba ufite uburwayi ukaba wumva uburwayi bukugoye, ugenda wumva utuzuye, ugenda wumva utishimye, ugenda wumva utanezerewe. Muri uku kwezi Imana iguhe kuzura mu izina rya Yesu. Ugire ubuzima buzima, ugire ubuzima bwishimye, ugire ubuzima bunezerewe mu izina rya Yesu. Umaze igihe kinini cyane nta hantu ufite ho kuba, byarakugoye, byarakuruhije, urarurira, bakwirukana mu nzu ya mbere, bakwirukana mu yindi ya kabiri, bakakwirukana mu ya gatatu, zishobora kuba zimaze no kuba 30, zishobora kuba zimaze no kuba 50, ugahora nayo marira, ukumva urababaye, abana bawe ntibishima, ariko Imana yo mu ijuru iracyafite imbaraga, iracyafite ubutware. Imana ikuzuze, ugira inzu mu izina rya Yesu Kristo, ugira ahantu, cyangwa se Imana iguhe amafaranga, iguhe ubutunzi, kuko buri umuntu yuzuye mu buryo buri spiritual no mu buryo bw'umwuka aba afite bya bintu bifatika nibura by'ibanze, harimo kurya, kwambara, kuryama, kuba ufite aho urara, kuba ufite ibyo kurya bihagije, abana bawe biga, nta kibazo, bagerageza kubona nibura the basic needs. Imana iziguhe mu izina rya Yesu. Imana ikuzuze kandi Imana ikwagure. Ngira ngo nze gusengana nawe isengesho rikuvana muri ibyo bikugoye, bituma ucagata, bituma utuzura, hanyuma winjire mu kuzura kw'Imana, winjire mu kuzura ko mu buryo bw'umwuka no mu kuzura mu buryo bw'ibifatika, kandi uzagera kure kubera yuko uri kumwe n'Imana. Imana itugirire neza. Ushobora kuba warashakishije umugabo waramubuze byaranze, ariko Imana ndagira ngo ikuzuze muri uku kwezi mu izina rya Yesu. Iguhe umugisha wawe wowe yakugeneye, kuko hari n'igihe haza abandi nyine ariko bataraba umugisha, arabo kugutesha umwanya w'ubusa. Ariko Imana ikuzanire iby'umugisha, Imana iguhe iby'umugisha, iby'ubutunzi iguhe iby'umugisha, iby'icyubahiro iguhe iby'umugisha, ibyo kugubwa neza iguhe iby'umugisha. Niba ari no kubyibuha, Imana iguhe kubyibuha by'umugisha. Niba ari no kugira ubuzima buzima, Imana iguhe ubuzima buzima bw'umugisha. Imana iguhe ibintu byose byuzuyemo ubuzima bwiza bw'imigisha, bw'umugisha Imana itanga. Ku ijambo ryarambwiye ngo umugisha Imana itanga nta muvumo ijya yongeraho. Ntabwo ica inyuma ngo igucyurire, ntabwo ica inyuma ngo ikubwire ngo dore ngo warakize, ngo none umaze kunyibagirwa. Ibyo ntabwo Imana ijya ibikora, kuko Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana y'ibihe byose. Ariko ndakwifuriza kuzura mu izina rya Yesu, kandi niko nkwifuriza, kugira ngo umuntu nazajya kubona abone ko ubuzima bwawe bwubahishije Imana, buhesheje Imana icyubahiro, nawe buguhesheje icyubahiro muri sosiyete, ahantu uri, mu gihugu urimo, ahantu hose uri. Kandi kugira umugisha kwawe bituma n'abakuzengurutse n'igihugu cyawe n'isi yose bigira umugisha, kubera ko nugira business uzatanga imisoro, uzagenda ufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Rero Imana ibaha umugisha. Munyemerere twinjire mu mwanya wo gusenga Imana. Ushobora kuba ufite icyifuzo, ushobora kuba ufite ibikugoye, ushobora kuba ufite ibikuruhije, ushobora kuba ufite ibikunanije, ushobora kuba utari kubona inzira, ukaba uri kubona ari za nkike zigoswe n'amabuye akomeye, kuzikurosinga bikugoye, ariko mu ijuru hari Imana ibasha kugira icyo ikora, ikakirema kandi ikagikomeza. Hari Imana yumva, hari Imana isubiza, hari Imana itanga umugisha. Yigeze iha umugisha umuntu bita Yabesi, kubera yari yayisenze arayititiriza, arayibwira ngo Mana mpa umugisha. Imana imuha umugisha. Arongera arayibwira ngo Mana unyagurire imbago. Imana imwagurira imbago. Nukuri Imana ikwagurira imbago zirenga imipaka. Imana ikwagurira imbago ku bana bawe. Imana ikwagurira imbago kuba muvindimwe. Imana ikwagurira imbago mu kazi uri gukora. Imana ikwagurira imbago mu buryo bwari bwo bwose. Imana ikwagurira imbago mu biri munsi y'ubutaka no mu biri ku butaka no ku biri mu kirere. Imana ikwagurira imbago mu buryo bwari bwo bwose. Muri sfera zose Imana ikwagurira imbago mu izina rya Yesu.
birashoboka yuko ufite akazi kamwe wenda ufite source of income, ariko Imana irashoboye kuba yaguha source of income zitandukanye. Imana irabishoboye, nta na kimwe kiyinanira. Abana bawe ushobora kubona nta mafaranga y'ishuri bari kubona, ariko Imana iguha amafaranga y'ishuri mu izina rya Yesu. Abana bawe bige kandi bige bazagere kure mu izina rya Yesu. Hari ibintu byinshi Imana ishoboye, gusa yiringire, uyizere, ubane nayo. Muri ibyo bikugoye ubibwire Imana. Unagerageza ukore. Ndakubwira abantu ngo mukore. Kwizera kutagira imirimo kurapfuye. Niba Imana yarakubwiye ko uzakomera, tangira ubigendere. Niba Imana yarakubwiye ko uzacuruza, tangira wiga gucuruza. Ubane n'abacuruza, ugendane nabo, wumve ibitekerezo byabo, wumve ingaruka bahuye nazo, wumve ibibazo bahuye nabyo, hanyuma Imana itangire gutegure kugira ngo uzabigereho. Niba wumva social media, umva ibintu bijyanye n'ijwi ry'Imana naho Imana iri kukuganisha, n'ibyo wiyumvamo, n'ibyo utekereza byiza bizagira umumaro kuri wowe kandi bizagira n'abandi umumaro. Ibyo nubikurikirana ukabikurikirana, uzaba umuntu udasanzwe. Imana izagukorera ibikomeye cyane. Niba Imana yarakubwiye inzu, tangira umenye ngo inzu bayubaka gute, inzu bigenda gute, ni izihe requirement, bisaba iki, utangira ubiharanire. Niba ari ukuzigama uzigame, wazigama 5, wazigama 5, wazigama 100, byose finally biragenda bikazagera kure, bikabyaramo inzu nziza. Niyo wazigama ifaranga rimwe, rirahagije ko ari igihe kizagera iryo faranga rikagira agaciro, kuko n'abafite amamiliyari batangiriye kuri rimwe. Rero uyu muntu ajya kubara nyine ahera kuri 0 agakurikizaho rimwe. Rero haracyari ibyiringiro yuko Imana ishobora gukora ibikomeye. Ngusabiye kuzura mu izina rya Yesu, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibifatika, kandi birashoboka. Imana irabibashije. Twagiye tubona ukuboko kwiza kw'Imana kubana n'abantu bayo. Twagiye tubona ibyo twabibonye n'amaso yacu, ibyo twagiye tubyumva n'amatwi yacu. Uri kumva ibyo? Rero nawe Imana birashoboka yuko kuri wowe muri uku kwezi itangire kwandika new chapter kuri wowe yo ku buzima bwawe, bwo kugira umugisha, bwo kuzura mu buryo bwari bwo bwose. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana nkuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Uri Imana nkuru, uri Imana ikomeye, uri Imana nyamana, uri Imana ifite byose, kandi uri Imana itanga umugisha. Kubwira ijambo ryawe Mana, karindwi n'ubwuzure bw'Imana, n'ubwuzure bwo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ndasenze Mana, sengera ubwoko bwawe, nsengera uyu uri kunyumva, nsengera uyu turi gusengana, nsengera uyu nguyu ufite ibimugoye, nsengera uyu nguyu ufite ibimuruhije, nsengera uyu nguyu umaze kumva ko hari ahantu yari afite gap. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo umwuzuze ari mu buryo bw'umwuka, umwuzuze mu buryo abumugisha, kandi no mu buryo bw'ibifatika umwuzuze ku buryo abumugisha. Mu izina rya Yesu mbatuyeho kugira umugisha wo kugira ibintu, mbatuyeho umugisha wo kugira ubwiza n'icyubahiro, mbatuyeho umugisha wo kugira ubutunzi kandi bagatanga, mbatuyeho umugisha wo kuba umugisha mu buryo bw'umwuka, mu mirimo bakora itandukanye bakaba umugisha. Mana, ubukene bakennye Mana, aho babonaga bacagase, hari ababonaga nta miryango bafite, ubaha imiryango. Hari ababonaga Mwami Imana nta mafaranga bafite, ubaha amafaranga. Hari ababonaga Mwami Imana mu buryo bw'umwuka bataramenya Imana ngo bayisobanukirwe, ubiyereke Mana, ubuzuze bakumenye, bagusobanukirwe, babane nawe, bagendane nawe, nibaryama muryamane, nibabyuka mubyukane, aho bari hose Mana babe bari kumwe nawe, kuko wowe uri byose, uritangira ukaba n'iherezo. Ugufite ntacyo ajya abura, ugufite ntacyo ajya akena. Cyokora ashobora guhura n'ibibazo, ariko ijwi ryawe ryiza rikabimutambutsamo kubera yuko ari kumwe nawe. Mwarwananye urugamba rwiza. Gideyoni Imana yarwananye nawe, Yosuwa mu ijambo rya twasomye yarwananye nawe. Uramubwira ngo
mwami Imana bazenguruke gusa Mana, nta kindi kintu cyari kidasanzwe, ngo barazenguruka, ngo barangije mwami Imana yacu ngo baza kuvuza baza gushautinga Mana, bararangurura. Rero ijwi ryawe Mana iyo riri kumwe n'umuntu agenda anesha Mana, bahe kunesha, bahe kugera kuri byinshi Mana, bahe gutangira ibyo bakora, kandi ibyo bintu bari gukora Mana birambe, bigere kure, bigere ku rundi rwego, birenge Mana dimension y'ahantu bari gutekereza, bigere no ku rwego rw'isi, kuko uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Buzuze mwami mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kandi bazagere kure, baba umugisha, bagira umugisha, babana umugisha, bagendana umugisha, babakomokaho, ababegera bagira umugisha mu buryo ubwo ari bwo bwose, aribwo tuzabona Mana ibihugu byabo byaguka, ibihugu byabo bitera imbere, imiryango yabo itera imbere, akarere batuyemo n'agace batuyemo gatera imbere Mana, bakagera kuri byinshi bihambaye, kuko bari kumwe n'Imana. Urakoze mwami, turagushimiye. Reka tugushyire hejuru. Abafite indwara Mana uzibakize, abafite ubukene Mana ubakize, ababuze abagabo Mana ubabahe, ababuze abagore Mana ubabahe, abingo zabo Mana ziri gusenyuka wongere uzubake Mana, abamaze gutandukana Mana wongere ubahuze Mana, abafite uburwayi Mana ubakize, abarwaye corona Mana ubakize, abarwaye Mana indwara zindi zikomeye za kansa n'izindi zigiye zitandukanye na za diabete Mana ubakize, ukora imirimo n'ibitangaza Mana, kandi wigaragaze nk'Imana ikomeye. Ijambo ryarambwiye ngo nta kikunanira mu gihe cyashyizweho. Niyo mpamvu Mana kubwo ku kwezi dusenze Mana, ngo byinshi bishyiraho iherezo Mana, babe buzuye bafite ubuzima buzima, buhimbaza Imana, bunezererwa Imana, bushima Imana Mana, butanga ibyiza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urakoze Data, turagushimiye. Reka tugushyire hejuru, natwe tugucire bugufi, ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bubane natwe, kandi bukomeze kubana na bene Data bose none n'ibihe bidashira, mu izina rya Kristo Yesu, amena amena. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibishimire. Ubutumwa ntimubwihererane, ahubwo mu busharinge n'inshuti zanyu n'imiryango yanyu n'abandi bari kure, kugira ngo bose bahabwe umugisha muri uku kwezi ndetse n'igihe kizaza. Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe na Ndacyayisenga Jean de Dieu, ubakunda kandi udahwema kubasengera no kubagezaho ibyiza, kuko muri abantu beza, namwe mukwiriye ibyiza, kandi mukwiriye kugera kuri byinshi bibahesha umugisha ndetse bikanahesha n'abandi umugisha. Utarakora subscribe nabwo wayikora, kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu twacishijeho umunsi ku munsi. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Naho utaha mu kindi kiganiro, cyangwa se amagambo y'ubwenge, cyangwa se irindi jambo ry'Imana. Murakoze rero, ngaho bye bye.